Muraho ndagira ngo basangize amakuru y'ibintu bimbayeho aka kanya. Mujya mwumva kenshi na kenshi abo bita ngo babatubuzi biyitirira aba agent ndetse n'abakozi ba MTN, ukumva ngo batuburiye umuntu ntumenye uko byagenze. Nanjye bimbayeho, gusa kubw'amahirwe mbashije gufata amajwi yabo na nimero zabo za telefone, murazibona aho ngaho kuri screen, kugira ngo uri bwumve iyi nkuru amenye ko yakwirinda. Deja kugira ngo ku ifoto itambutse mwarebye ko bampamagaye hafi saa mbiri gutyo. Umwe arampamagara ambwira ko nakiriye amafaranga, akiri kubimbwira mpita mbona iyi message yitiza iyo muri kubona kuri screen. Ambwira ko yibagiwe nyine yibeshye nimero, akohereza 25,000 kuri iyi nimero yanjye. Urabona message ko deja ni message bafashe barafabrika. Urabona ko iyi yanyoherereje message atari code ya MTN, nabwo ari nimero y'umuntu ku giti cye kumwe uforwardinga message. Ubwo iyi message nyine narebye inbox ndayibona, ahita ampamagara arongera arambwira ngo ese ko kuri MTN service center bari bambwiye ngo bagiye kuguhamagara mwavuganye? Mubwira ko tutaravugana. Ahita ambwira ati okay, niba kuvugisha uhite nanjye umenyesha turebe icyo dukora. Ahita ambaza si none nta mafaranga yandi y'ubwizigame nari mfiteho kuri sim card yanjye, ko sim card yanjye ngo bari bamaze kuyifunga. Mubwira ko ahari. Deja ndamubwira ngo ndayafite. Ambajije angahe, ndamubwira ko nari mfiteho 35,35. Ukubona iyi message we yanyoherereje 25,25 ushize 35 se yaba 95 nkuko uri kubona ngo your new balance ni 95. Bisaba gushishoza. Ubwo niyo mpamvu naringize ngo mbasangize aya makuru, ntiba hari nkuko mugiye kubyumva mu majwi akurikira, nawe uraza kumva ko bisaba gushishoza. Ndi ukubwira uriya muteni bari bamwe ko bagiye guhamagara ntimuravugana. Oya, ntabwo bari bampamagara. Noneho reka nkukupire, none nibaguhamagara urambwira nta kibazo. Oui, allo? Oui, allo? Naramutse neza. Yego. Ikaze ku murongo wa MTN, muravugana na Rukundo Jean Paul. Turi kumvikana? Uko rero niyo turama i Kigali, no kuvuga ati yari umwageni witwa Tuyishime Eric aruduhamagaye. Tubwira ko hari amafaranga yereye ku nimero yawe 25,000. Nibwo rero tugiye ko tugomba kuyamuhagarikira, nibyo ko tutatuboroka konti yawe. Turavuga ati niwemera kuyasubiza turagufungura account yawe ubundi yasubize. None papa, kubona ko yatumaze kugurukira konti yawe, wemera kuba wasubiza turagufungura konti yawe? Hello? Yego. Kutavuga. Ndimo ndakubwira. Yego. Njye wese amafaranga ntazi nakomeza kuyagumana gute. None se papa, ko twumva uri inyangamugayo, kuki Tuyishime Eric batumye tugugurukira simukadi yawe kandi bari kuyamusubiza? Ubwo yabikoze yihuse. Urabona amakosa aba yakoze nuko ababanje kuduhamagara. Reka tugusubize umubare w'ibanga wari usanzwe ukoreshwa kuko tumaze kuwuboroka. Nitumara kugusubiza ubona ucekinge balance yawe ko yagezeho rwose, muvana uhite kuyamusubiza rwose ndutugore. Kuyamusubiza ndabigenza nte? Uno bishobora uregera umwagenti cyangwa yenda uyamusubize kuri telefone yawe, sibyo? Ndabikora gute? Noneho reka tubwire kuntu bigenze yamusubize, sibyo? Andika akanyenyeri 182 muri telefone yawe. Iyi turi kuvuganiraho? Ni smartphone cyane y'amatushi. Ni smartphone. Jya ngo handitse adikoro tukubwire ko ngo ni igereke kabiri ya kabiri. Ngo jya ngo handitse adikoro. Adikoro. Tukubwire uyamusubize nta kibazo. Wahageze? Sanze adikoro. Wahageze?
tugiye kumara tugusubiza umubare w'ibanga wawe, nitumara kugusubiza urahita kuyamusubiza, sibyo? None wowe kugeza kano kanya kuri simukadi wari ufite ubwizigame bwawe bwangahe? 35. Yes, andika akanyenyeri ijana na 182. Warangije? Akanyenyeri 182. None se wagiye aho ngo wanditse adikoro? Nagiye adikoro kumwe ugiye guhamagara nk'undi muntu. Hoya ni ukuvuga ngo cyangwa hari akamenyetso ko guteranya handitse adikoro. Naba ari hujya gutyo ntago byakunda. Adikoro hano hari akamenyetso ko guteranya. Wahageze? Andika akanyenyeri 182. Warangije? Akanyenyeri rimwe. Akanyenyeri rimwe n'ubundi. Akanyenyeri 078. 93. 31. Oui, allo? Yes, ndimo ndakumva 31. Ndi kukubwira nta kandi ga telefone ushobora kuba ufite ku ruhande. Akandi ga telefone? Yewe. Oui. Kanze gatira umuntu. Gatira umuntu rwose ukampereza nkaguhamagareho rwose. Yewe. Ubona yagiye kuva. Nakubwira ati ubundi ugiye ngo wanditse adikoro. Ntabwo bikana muri telefone ngo umuntu abyumve. Cyangwa ngo wanditse adikoro hari akamenyetso ko guteranya uhajye uhakandeho ube tukubwire ko dushyiramo. Adikoro. Okay, njye ndi kugenda nditse keypad. Oya adikoro. Wahageze? Handitse niba ari DR2A Gadikor. Wahageze? Andikamo akanyenyeri 182 noneho. 182. Warangije? Akanyenyeri rimwe. Akanyenyeri rimwe n'ubundi. Akanyenyeri 078. 078. 93. 93. 43. 43. 17. 17. 4. Akanyenyeri 32. 32. 32 n'ubundi. 32. 5. Akanyenyeri. Hari ushaka tuguhindura password yawe? Iyo nsanzwe nkoresha. Uraguma niyo wari usanganywe? Yandike aho ngaho. 5. Wayishyizeho? 5. Giraho urwego. Ngo kanda kuri Yesu umera wemeze kuri simukadi turi kuvugana iri ku mwanya wa kangahe? Niyirimo gusa. Ngo kanda kuri Yesu wemeze. None iyi nimero mwarimu mpaye niyo yanyohereje. Iyo numelo niyo yakohereje niyo yaduhamagaye tuboruka konti yawe. Kanda kuri Yesu wemeze bakwereka ahantu handitse 1 na 2. Kuri 1 no gufungura konti yawe. Kanda kuri Yesu wemeze. Wemeje? Bakubwiye gute? Biracyari kuzenguruka. Rekure ko baguha message. Bakubwiye gute? None se yego bamugiye umubare w'amafaranga. Allo? Oui. Bakubwiye gute? None umubare w'amafaranga ndashiramo. Yego. Niko bakubwiye? None hoya ntabwo bari kukubwira ibyo ngibyo. Kubera ko yego nahise nemeza ahandi umaze kubwira 32. Yego. Wahise wemeza? No kuvuga ngo kanamo hagati bivemo ko nyine dutangira babikoze nabi. Ande bikuremo. Byavuyemo? Telefone cyangwa se kuko nashaje. Byavuyemo?
byavuyemo. andika akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 none se yego mutangoye yes nta kuntu mwayafata kuva muri kuri service center mukayakuraho kuyakuraho turakuborokera simukadi yawe iminsi 90 kandi ntabwo byakunda. Reka tuba tugufungurira, tubona gufungura uraza kujya ku mwagenti yamwoherereza, sibyo? iminsi 90 simukadi yanjye ifunze ihagaritse. kandi hari umuntu aranyohereza udufaranga. Ngo ngandika akanyenyeri 182 warangije. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 n'ubundi akanyenyeri 078 078 93 43 17 kane akanyenyeri ngo shyiraho 32 32 n'ubundi ubwiye niye kode 32 iyo ni kode shyiraho 5. ubwo ni kode isobanura iki? iyo ni kode nyine twari twayaburukishije 32 shyiraho 5 wagashyizeho shyiraho akanyenyeri shyiraho password ya rusanzwe ukoresha password nsanzwe nkoresha bayishyizeho shyiraho urwego ngo kanda kuri yes wemeze wemeje igikorwa ntikibashije kunyuramo niko bakubwiye. twihanganire amagara ijana wahabwe ubufasha. wabikoze nabi kandamo hagati iyo kode ive muri kwa konti yawe iracyaborotse. ubwo kode iracyaborotse? ubwo konti iracyaborotse. wakanze sasa rero grafre yego je ndi umuntu uzi ubwenge kandi narize ntago nje bapfa kuntuburira. Guys, ngira ngo murabyumvise ko ayisakupa nyine. Gusa urumva ko amayere bakoresha arakomeye cyane, udafite wenda ashobora kugufatiranya uhuze cyangwa akagufatiranya ufite mu mutwe wenda urabyumva vuba ugasanga aragucucuye amafaranga yawe kuri mobile money kandi wari gushishoza. ubwo rero wasangiza inshuti zawe no mu magroupe yose ubamo ukabasangiza ubu butumwa kugira ngo nyine ejo hatazagira uhura n'izi ngorane zo kuba ababene ngango bamucucura. Murakoze.